Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu ndakubaza wowe ntibeshya Emmanuel ko wemeye kubana n'uyo Maombi Esther. Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu ndakubaza wowe Maombi Esther ko wemeye kubana n'uyo ntibeshya Emmanuel ngo akubere umugabo. Njyewe nibeshya Emmanuel ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo. Njyewe Maombi Esther ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu nemeye uyu ntibeshya Emmanuel ambera umugabo shingiwe n'itorero. Nemeye ko uyu Maombi Esther ambera umugore shingiwe n'itorero. Wowe Maombi Esther mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Wowe nibeshya Emmanuel mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane. Ngwasi icyemezo cy'ubushyingirwe nawe bafatiye ifoto we na fiancé we ko Imana yakoze ibikomeye uyu munsi wa none. Joseline uzakereke abana banyu igihe baba bamaze gukura kandi babasengeye Imana ibaho umugisha. N'abashumba babasengeye bashaka nabo bafataho ifoto kugira ngo Gospel Today, the gospel message through the world. Ndabyibuka nagira ngo ndarota nabitekereza ngasesurumeza sinzi uko byagenze sinzi uko wabikoze icyo nzirikana nuko mwami wanabaye. Sinzi uko byagenze sinzi uko wabikoze icyo nzirikana nuko mwami wanabaye. Narasogongeye menya ko ugira neza. Narasogongeye menya ko utabara bawe sinzahwema kuguhimbaza. Sinzahwema kuguhimbaza. Narasogongeye menya ko ugira neza. Narasogongeye menya ko utabara bawe sinzahwema kuguhimbaza. Sinzahwema kuguhimbaza. Nagesi wawe naniwe uranduhura waranguraniye ishavu unyuzuza ibitwenge inzandiko zandegaga uzihindura ubusa uwari ikivume uwari ikivu
unyuzuza ibitwenge inzandiko zandegaga uzihindura ubusa uwari ikivume umbi dura umugisha uwari ikivume umbi dura umugisha. Warakoze kunduhura imitwaro mwami, nageze iwawe naniwe uranduhura waranguraniye ishavu unyuzuza ibitwenge inzandiko zandegaga uzihindura ubusa uwari ikivume umbi ugira umunyamura umugisha uwari ikivume umbi dura umugisha. Nageze iwawe naniwe uranduhura mwami w'abami uranduhura waranguraniye ishavu unyuzuza ibitwenge inzandiko zandegaga uzihindura ubusa urambuza uhindura umunyamugisha nemererwa kwinjira hera dura umugisha uwari ikivume umbi dura umugisha. Sinzi uko byagenze sinzi uko wabikoze icyo nzirikana nuko mwami wantabaye. Sinzi uko byagenze sinzi uko wabikoze icyo nzirikana nuko ese murananiwe? Nibyo koko amasaha aciye kibu. Turagushimiye tugushimiye umwanya mwiza uduhaye. Haleluya haleluya haleluya. Turi imbere y'ubwiza bwawe tugiye kwakira amasezerano y'abana bacu. Turakwinginze ngo urukire kubana natwe, komeze ube mu ruhande rwacu, twumve uri kumwe natwe, twumve utunezeza, twumve komeza twongerera ibyishimo turi mu nzu yawe, kandi turabizi kuri kumwe natwe. Komeza utugirire neza, ushyigikire umushumba uri buze kuyobora uyu muhango wera asezeranya mukwe n'umugeni, kandi n'umuntu wese wageze hano umugirire neza. Fasha abaririmbyi, fasha umuntu wese wateye intambwe kugira ngo ashyigikire ubu bukwe, kandi ukomeze utugirire neza. Turakwinginze kugira ngo uganze muri byose, komeze utwiyereke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Munyemere twakire korali Galeyadi baturimbira indirimbo imwe.
bakoreye ubukwe amaso yacu arabibonye. Ushime Mana warakoze kurinda abavandimwe bacu. Ubusore bwabo none ubakoreye ubukwe amaso yacu arabibonye. Icyiciro mu kindi cyiciro cy'abubatsi ngo urugo rwanyu ruzaba urw'umugisha. Abashyitsi bazagubwe neza, abaturanyi babigireho ingeso nziza. Twinjiye mu kindi cyiciro cy'abubatsi ngo urugo rwanyu ruzaba urw'umugisha. Abashyitsi bazagubwe neza, abaturanyi babigireho ingeso nziza. Abashyitsi bazagubwe neza, abaturanyi babigireho ingeso nziza. Abashyitsi bazagubwe neza, abaturanyi babigireho ingeso nziza. Urukundo rwuzuzanye ntibikabure muri mwe. Amahoro y'Imana kugeza ku iherezo ry'ubuzima. Urukundo rwuzuzanye ntibikabure muri mwe. Amahoro y'Imana kugeza ku iherezo ry'ubuzima. Ushime Mana warakoze kurinda abavandimwe bacu. Ubusore bwabo none ubakoreye ubukwe amaso yacu arabibonye. Ushime Mana warakoze kurinda abavandimwe bacu. Ubusore bwabo none ubakoreye ubukwe amaso yacu arabibonye. Amaso yacu arabibonye. Amaso yacu arabibonye. Amaso yacu arabibonye. Haleluya. Mana ishimwe. Mwese abaje baherekeje Ntibeshya Emmanuel mwigire ijuru tubiyegereze by'umwihariko. Shumba arakoze kudusengera. Najya muri uyu mwanya nanjye twongeye dusuhuzanye turambuye ibiganza. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe ko yatwemereye ko tuboneka uyu munsi kubw'ubukwe bw'abana bacu. Ntibabeshya Emmanuel ndetse ntibeshya Emmanuel ndetse na Mawombi Esther ndetse Ntakirutimana Pierre Aimable n'Umuhoza Joseline. Nagira ngo tubasabe bigire ijuru tubarange bwa nyuma kugira ngo ubukwe bwabo tubashe kubushingira. Bagiye ijuru dukomera Imana. Ibyasabwaga byose ntabwo byageze uyu munsi bitaratunganye. Utubwiye niba byaragenze neza hose. Byagenze neza. Carire dusome ijambo ry'Imana, amasaha yagiye kugira ngo turebe ko twabishyiramo bikagenda neza. Tubona hano mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho ni 2. Ni amagambo dukunda gusoma ariko ajyanye n'uyu munsi. Turasoma ku murongo waho wa 18. Twumve icyo Imana ivuga ku bw'ubukwe. Aravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine,
reka muremere umufasha umukwiriye. 21 hakatubwira ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu, aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina kabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Vuga ngo amena. Amena. Imana yacu ishimwe kandi yahabwe icyubahiro. Ubukwe rero ni ikintu cyiza. Mwaravuze ngo ni gahuza miryango, kandi koko ubukwe butuma abantu benshi badaherukana bongera bakabonana. Uyu munsi rero ubukwe bw'abana bacu Ntibeshya Emmanuel ndetse na Mawombe Esther, Ntakirutimana Pierre Aimable n'Umuhoza Joseline, nibwo bwongeye baraduhuza. Abashumba babigishije, ababyeyi babo ababambariye, mwebwe mwese ababutashye, mwese murambura ibiganza ngo Imana ibahe iki. Ubukwe rero bwatangiriye mu Edeni, ubwo Imana ngo yaremaga Adamu, irangije ikajya imusura mu ngobyi ya Edeni mu mafu ya nimugoroba, ikabona Adamu ntabwo yishimye. Irareba iravuga iti Adamu ni iki abura? Igiye kureba iravuga iti ariko buriya arabura umufasha umukwiriye. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Amena. Buriya Emmanuel yarebye Esther cyangwa se Pierre Aimable yarebye Joseline, yavuga ati murebane uvuge utu ni wa munsi Imana yaturemeye, mwese murebane umubwire uti ni wo wa munsi Imana yaturemeye. Haleluya, haleluya. Kuko ngo Adamu amaze gukanguka, Imana imaze kumusinziriza, ikora operasiyo yayo, irangije imukuramo urubavu, ihasubiza inyama, irangije irukuramo umugore Eva. Adamu ngo amubonye aravuga ati ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe hehe? Mu mugabo. Imana yacu ishimwe. Kandi ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ni ukuvuga rero ngo buriya Emmanuel yari ari mu bitotsi, none umunsi arakangutse abonye uruhande rwe Esther. Haleluya. Kandi Aimable nawe Pierre akangutse abona Joseline uruhande rwe. Buriya iminsi bari bariho mu busore, bari bari mu bitotsi, ariko umunsi rero Imana buriya yabakanguye nkuko ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Nkuko nawe Adamu amaze gukanguka abona uruhande rwe umugore ari we Eva. Nabo rero niyo mpamvu ubona bicaye hano, tukaba tubatahiye ubukwe tubashagaye bimeze neza cyane. Nuko hari ibitotsi bari bamazemo iminsi, ariko Imana uyu munsi yabakanguye. Impande yabo bafite abafasha babakwiriye. Imana yacu ishimwe. Ubukwe rero ni ikintu cyiza. Imana niyo yashingiye Adamu, kandi uyu munsi wa none burakomeje kugeza igihe Yesu azagarukira, tugishingira abana bacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu mwanya rero ntago turi butinde kubera ko amasaha yagiye, ahubwo inshingano zabubatse urugo, iyo dusomye hara mu Befeso ibice 5:22, tubona uburyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo bagore mugandukira abagabo banyu, ndetse namwe bagabo mukunda abagore banyu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hariho kuganduka no gukunda, ariko tutari twajya muri iyo nshingano. Ijambo ry'Imana mu Migani ibice 19:14 haravuga ngo urugo n'amatungo umuntu yabihabwa n'ababyeyi be. Tujya duha abana bacu, namwe mujya mubaha. Wenda ubwo se ko bitagishobotse muri iyi minsi ya none, ariko kera ababyeyi bubakiraga abana babo bakabaha imigabane. Hari ubu n'ukwigira, umuntu akiga ubundi akazirwanaho, ariko twebwe kera baratwubakiraga bakaduha n'amasambu. Ubu rero ntibigishoboka, ntabwo ari hose, ariko nubwo bitagishoboka ntabwo bibuza abana bacu gushyingirwa. Haleluya. Cyangwa kubaka ingo zabo. Ibyo rero byose ngo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, bya bindi byose muzi, ya mitungo. Ariko umugore mwiza witonda umuntu amuhabwa n'Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Emmanuel
Esita buriya ni Uwiteka yamuguhaye, kandi nawe nta kiruta Imana. Buriya Umuhoza ni Imana yamuguhaye, kandi nawe Umuhoza niwe yaguhaye, nta kiruta Imana. Kandi noneho nawe Esita Emmanuel niwe yamuguhaye. Haleluya, amen amen. Kandi urugo rwanyu rwavuye mu masengesho, Imana izabubakira bigende neza, Imana idufashe. Ganduka rero, ugandukira umugabo wawe Esita, no kugandukira Emmanuel, kandi nawe Joseline no kugandukira Pierre Mabure. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nuganduka nawe azagukunda, Imana izabaha urukundo, ibintu bigende neza, imigisha y'Imana itembe mu muryango wanyu. Haleluya. N'abazabakomokaho nabo bazabereka ibirori nk'uko namwe mwabitweretse. Amen. Haleluya, haleluya. Kunda nawe akugandukire. Umugore rero mwiza w'imico ni umugore w'umutima, uko ijambo ry'Imana rivuga. Uwo nguwo yubaha umugabo akamugandukira. Ku ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere, rwandiko rwa mbere rwa Petero ravuga ibice bitatu uburyo Sara ajyaga agandukira Aburahamu, kandi Aburahamu nawe akubaha umugore we Sara. Ntago Sara rero yajyaga ahamagara Aburahamu mu izina ngo avuge ngo yewe Aburahamu we ngo ugiye he utazanye iposho. Oya, nta mugore uhamagara umugabo gutyo, ahubwo aramwegera bakaganira ibijyanye n'urugo. N'umugabo nawe rero ntabwo ari wa wundi uza akubita amasahane atera imigera agira gute, ahubwo aza aciye bugufiya, kandi akaza afite kambaraje ahereza umugore. Kuko njya nkunda kuvuga ngo umugabo uhaha uwo nguwo nta soni agira mu rugo rwe, kandi umugabo uhaha n'umugore nawe aramuha akamugaburira akamuhata. Iyo ari gufungura aricara akamwitegereza akavuga ati uyu mugabo wanjye nta n'ikintu cyanshobora ndi kumwe nawe, kuko abazi ko yakugaburiye byagenze neza. Haleluya, haleluya. Uriya mwene data nyumvishe neza, kuko buriya nizeye ko wenda niba ari umusore ariko nizeye ko azabikora bikagenda neza. Haleluya. Umuntu wahashye uwo nguwo nta soni agira, ariko umugabo udahaha ataha afite ipfunwe. Imana itugiriye neza, Imana ibaha amafaranga kugira ngo namwe mujye mubasha guhahira ingo zanyu bigende neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko umugore wabonye ihawe nawe aranezerwa akaganduka. Amena. Kandi nawe agategura irasiyo bikagenda neza, ukicara ugafungura ukavuga uti nanjye nashatse neza. Imana yacu ishimwe. Abana bacu rero Imana ishimwe ko yabagiriye neza, kandi ubukwe bwabo babusengeye Imana. Tudatinze rero, inshingano nizo ngizo, ariko si abageni duvuga cyane, bo barigishijwe, ariko namwe mwarize ndabizi. Namwe mwamuri hano, ariko waba uri umudamu utagandukira umugabo wawe, ugasanga ibintu bimeze nabi, arajya kurya mu maresitora, kandi wagombye kumutekera bikagenda neza. Kandi naho hari abagabo bari hano batajya bakunda abagore babo, ko twinjiye hano mu rusengero bafatanya urunana, bikagera igihe bazajya bagenda umwe agendera hariya muri metero 10 kugeza igihe azagenda muri metero 20. Buri icyaturuka inyuma kikamuniga kikamwica, wasanga uvuga uti umugore wanjye, kandi ari we wamushoye. Ugomba kujyana nawe, niba ari n'igishaka kumwica kikabanza kwica wewe w'umugabo. Haleluya. Niyo nshingano y'umugabo mu rugo rwe. Imana yacu ishimwe. Amena. Haleluya, haleluya. Niba ujya kurya inkoko ugende muyisangire, aho kugira ngo iribwe n'abandi itari y'umugore wawe. Imana yacu ishimwe. Tudatinze rero, na amasaha yagiye y'umugoroba, ndabizi hari abantu baturutse kure, reka bahaguruke mu myanya yabo tubibarize, tutarondogora tugakereza ubukwe cyane. Turabanza rero duhereye haleluya. Kadusabe nanone ntibeshya Emmanuel nawe afate irandahiro, nawe tubanze tumubaze imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe, n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu. Ndakubaza wowe ntibeshya Emmanuel ko wemeye kubana n'uyo Mahombi Esther ngo akubere umugore mushyingiranwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero,
arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumubera umwizerwa udacecetse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Ikiganza hejuru. yego ndabyemeye. Amashyi menshi cyane n'impundu nyinshi cyane. Reka tubaze rero na Mahombe Esther nayo ko abyemera imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu. Ndakubaza wowe Mahombe Esther ko wemeye kubana n'uyu Ntibeshya Emmanuel ngo akubere umugabo mushyingiwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumubera umwizerwa udatoretse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Ndabyemeye. Arabyemeye nawe. Haleluya. Kadusabe n'ubundi Emmanuel afate zirandahiro nawe abyemere, noneho asoma arambuye ikiganza cy'iburyo. Njyewe Nibeshya Emmanuel ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye ko uyu Mahombe Esther ambera umugore nshyingiwe n'itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mukunda, murinda, mukoyakoya, mumara umubabaro, dukize, dukenye, tubyaye, tutabyaye, arwaye, ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Yesu azabimfashemo. Amen. Amashyi menshi cyane n'impundu nyinshi cyane. Haleluya. Kadusabe na Esther nawe asome, mufatiye mikrofoni urambuye ikiganza cy'iburyo. Njyewe Mahombe Esther ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye uyu Ntibeshya Emmanuel ambera umugabo nshyingiwe n'itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mugandukira, murinda, mukuyakuya, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye, tutabyaye, arwaye, ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagabo kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Amashyi menshi cyane n'impundu nyinshi cyane. Haleluya. Amena. Impundu nyinshi cyane. Haleluya, haleluya. Reka none bose bahagurukiye batwereke abageni babo babatwi. Buri wese ahindukirire mugenzi we, noneho mutwikurure. Ugende bukeya kandi ukubaka urugo no kugenda buhoro. Abageni bacu ni beza. Amashyi menshi cyane kandi hobera umugeni wawe. Babatahiye ubukwe. Murabona ko zino impeta ubundi ni ikimenyetso cy'urukundo rutagira aho rutangira naho rurangirira. Murabona ko
ni uruziga rudafite ahantu ruteranirije, kandi impeta umuntu ayambika uwo yari yarabuze akaba amubonye, kandi umuntu impeta yambika we yeguriye ibye byose. Bagiye kuza kuzambikana rero, turabanza n'ubundi hano kwa Ntakirutimana Pierre Aimable afate urupapuro. wowe Mahombe Esther mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi mweguriye ibyanjye byose, mbihamije imbere y'Imana n'iteraniro ryayo n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. Amashyi menshi cyane n'impundu nyinshi cyane. Oh haleluya! Haleluya. Amen. Umunsi ni umunezero, tugomba kunezererwa Imana kubwe bw'abana bacu. Kadusabe Esther Mahombe nawe yambike umukunzi we. wowe nibeshya Emmanuel mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi mweguriye ibyanjye byose, bihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. Amashyi menshi cyane n'impundu nyinshi cyane. Haleluya, haleluya. Reka n'ubundi abadiyakoni mubanze mwereke abantu bose ko mwambikanye impeta kwa kuntu muzamuka. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Imana iratsinze. Iratsinze. Sonyira itorero. Duhagaze mu izina ryawe n'umutwaro waduhaye muri iki kinyejana, watugiriye icyizere cyo kuragira intama zawe. Ukimara kutwemera kuragira intama zawe, gusabira abantu bawe imigisha yo mu buryo bwose warabitwemereye. Niyo mpamvu duhagaze iruhande rw'abana bawe warize mu busore n'ubukumi, bakarwara intambara nziza yo kwizera, bakaba basingiriye ikamba ryiza ry'ubukwe, bakazamura icyubahiro mu itorero n'imiryango. Tubatuyeho umugisha w'iburyo n'ubumoso, twatuyeho imbuto zo mu nda zabo, tubasabiye abahungu n'abakobwa, dusabiye ibiganza byabo, icyo bazagira gukora cyose barambuyeho ikiganza uzabaho umugisha. Dusabiye imitwe yabo, uzabahe gutekereza neza, kandi mu mpano wabahaye z'umwuka wawe, haba mu ivugabutumwa, haba mu ndirimbo, mu kintu cyose bazakora bashyira izina ryawe hejuru, uzagishoreza imbaraga zawe. Tubatuyeho abashyitsi b'umugisha, tubavanye abashyitsi b'umuvumo, kandi urugo rw'abo bageni bose, ari Aimable, ari Joseline, ari Esther, mwami n'umutware we, bose uzabaramburira ikiganza, uzapfumbatura igipfunsi cyawe, uzahaze kwifuza kwabo. Buri munsi uko bukeye, ibitenga byabo ntibizaburemo ifu, imperezo zabo ntizaburemo amavuta, ubugingo bwabo uko bukeye uko bwije, ijwi ry'umwuka wera rizabe muri bo. Urugo rwabo ruzaba igicumbi cy'umwuka wera, kandi uzahagira wese arushye mu by'umwuka azahavane gukira. Turagushimiye uko tubyambare tubyinginga mu izina rya Kristo nyiritorero. Amen. Haleluya, haleluya. Amashyi arihe abantu b'Imana. Yesu aragitsinze. Haleluya. Muhoza wabaye umugore. Yarabitubwiye, yari yarabitubwiye, yari yarabitubwiye. None kivuga ngo rihere, kivuga ngo rihere.
amen. Yorasinya mu gitabo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kana none kubw'ububasha duhabwa n'Imana ndetse n'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR, ndahamya ko uyu munsi kuri iyi tariki ya 22 Ntibeshya Emmanuel abaye umugabo wa Mahombe Esther, kandi Mahombe Esther abaye umugore wa Ntibeshya Emmanuel. Nuko rero Imana yateranije ntihakagire ugitandukanya, bamije mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amasi menshi cyane ku Mana. Reka baduhe certificate, tubashyikize certificate zabo. Kandi Ntibeshya Emmanuel hamwe na fiancé bayifatanye Mahombe Esther. Iki ni cyemezo tujya dutanga mu itorero ku bana bacu bitwaye neza, tukakibaha imbere yanyu n'imiryango n'inshuti n'abavandimwe. Ubu rero nuko bitwaye neza, Imana ibahe umugisha. Mwafotoye kadwa icyemezo cy'ubushyingirwe, nawe bafatiye ifoto we na fiancé we, ko Imana yakoze ibikomeye uyu munsi wa none. Joseline, uzakereke abana banyu igihe bazaba bamaze gukura, kandi babasengeye. Imana ibahe umugisha. N'abashumba babasengeye, bashaka nabo bafataho ifoto kugira ngo n'amahoro adashira bazabyare abarebe neza Uwiteka kandi abaha amahoro. Imana yacu ishimwe. Uwiteka Imana abaha umugisha, bamurikishe mu maso he, abarebe neza kandi abaha amahoro. Amen. Kadusubize umuyobozi wa gahunda. Turagira ngo dushyigikire urugo rushya. Tugiye kubaha ibiseke kugira ngo babifate, natwe dushyiremo inkunga twabageneye. Icyo tugiye gushyiramo ntabwo ari amaturo asigara hano ku rusengero, ahubwo ni inkunga yabo, barayitwara barayijyana. Akira umwenda wihanagure amarira, oh wa munsi we, wa munsi wageze, wa munsi wageze. Akira umwenda wihanagure amarira, wa munsi wageze, wa munsi wageze. Akira umwenda wihanagure amarira, wa munsi wageze, wa munsi wageze, wa munsi wageze, wa munsi wageze. Akira umwenda wihanagure amarira, ai wa munsi wageze, wa munsi wageze, wa munsi wageze. Akira umwenda wihanagure amarira.
myanya yacu dushima Imana. Mana data, ndagushimiye umwanya mwiza, ndagushimiye kuri Imana ishobora byose kandi Imana idukunda. Niwe Mana watangiye ubukwe kugeza aho bageze ahangaha, iki cyiciro cya kabiri baje kubisoroza imbere yawe n'imbere y'itorero n'imiryango n'inshuti n'abavandimwe, bagiye kujya mu kindi cyiciro cyo kujya muri reception no kwifotoza. Turasenze kugira ngo umwuka wera nk'uko yabanye natwe Mwami Yesu Kristo muri aya masezerano agumye abane na buri wese watashye ubukwe, abane n'abashumba, abane n'abaririmbyi, abane n'imiryango yabo n'ababyeyi babo, kandi agumye afashe Imana abageni bacu kugira ngo Mwami kugeza igihe baza kugera mu ngo zabo aho bateganyirije bazaba. Nuko rero jyana na buri wese kandi tuzongeye guhora dushima izina ryawe Mwami Yesu Kristo. Ubuntu bwawe urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bijyanye na buri wese, icyubahiro kibikiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Erega sinakurekura, namenye kuri se w'imigisha, Imana y'imvura sinakurekura. Erega sinakurekura, sinakurekura, sinakurekura. Erega sinakurekura, Mana namenye kuri se w'imigisha, Imana y'imuri ibihe. Erega sinakurekura we, sinakurekura, sinakurekura, sinakurekura yo, sinakurekura. Erega sinakurekura, namenye kuri se w'imigisha, Imana y'imuri ibihe. Erega sinakurekura.